Imisuzi reka tuyireke ahubwo dupange gahunda ya danje. Mbwira nta kibazo ndakumva. Reka tujye kwiba inka maze ubundi tuyipyipyinyure. Ako kantu ni sawa kabisa. Iyi nka reka tuyijyane mu nzu maze tuyibage. Inyama zayo turaza kuzipyipyinyura. Umva shawa kabeba we, uraza kurya amagufwa yonyine. Inyama nziza ningu zirya gusa. Pusi ni umugome kabisa. Twajyanye kwiba none ari kumpa amagufwa yonyine. Ndahazi. Noneho izi nyama reka njye kuzihisha utaza gukozamo ubutoki bwawe. Pusi ni umugome kabisa. Nari nzi ko ari inshuti yanjye ariko nsanze atari ibyo. Ariko nanjye nzi ubwenge. Bureka nzamukorera tekinolojiya yumirwe. Nikose shakabeba. Kuri gucukura umwobo mu nzu bimeze bite? Iyi ni tekinolojiya nshyashya navumbuye. Humura ntacyo bitwaye. Izi nyama reka nzihishe ku buryo kariya kabeba katazazibona. Ubu ngiye gusura serupyipyinyura impyisi. Ndazakugaruka mu kanya. Reka nze nshaka aho pusi yahisha inyama maze nzipyipyinyure. Yababababa. Izi nyama ngiye kuzipyipyinyura. Nta nimwe ndi busigemo. Kabeba inyama zose yaziriye. Reka nze njye kumushaka maze mutatamure. Guhera uyu munsi wowe n'abana bawe ninzajya mbafata nzajya mbapyipyinyura. Guhera uyu munsi aho nzajya mbona ipusi hose nzajya mpita nirukanka kuko iramutse imfashe yankorera rya siyo.